muri uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubutunzi n'iminsi y'iki y'imperuka. Ubutunzi, ikintu gikomeye cyane, ikintu gifite uruhare rukomeye mu misengere, ikintu gifite uruhare rukomeye muri politike y'isi, ikintu gifite uruhare rukomeye mu mibereho y'abaturage. Ijambo ubutunzi, Bibiliya iyo tuyinjiyemo iduha igisubizo kandi ikatwereka amateka yabaye. Ariko Bibiliya ntitugumisha mu gihirahiro, ahubwo Bibiliya iratujyana ikanatwereka n'ahazaza h'iyi si. Reka nongere mbabwire yuko iyo urebye muri Bibiliya, igihe Mose yari ari hafi gusezera ku bwoko bw'Imana, mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri yagize amakenga. Gutegeka kwa kabiri igice cya 8, muharebe muri Bibiliya zanyu. Gutegeka kwa kabiri igice cya 8, turahera ku murongo wa 11. Mose yari arimo kubihanangiririza. Hari igihe cyari kuzagera Mose ntakomezanye urugendo nabo, urugendo bakarukomezanya na Yosuwa. Noneho Mose arangije yitegereza Abisiraheli, arangije ashaka kubabwira amagambo akomeye mu magambo make. Yababwiye ibintu bagomba kwirinda, ababwira n'ibintu bagomba kwibuka n'ibyo badakwiye kwirengagiza. Muri iki gice cya 8 umurongo wa 11, Mose arimo kuganira n'ubwoko bw'Imana, amaso ya gihanuzi amwereka yuko buzagera i Kanani nubwo buri mu butayu uwo munsi. Bazagera i Kanani bakabaho neza, ariko Mose agira amakenga. Arangije Bibiliya iratangaje, murongo wa 11, Mose abwira Abisiraheli ati, wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondere ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Numara kurya ukagira gute? Uyu ni umugisha wa mbere. Hari abantu barya ariko guhaga byagize gute? Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo. Amen. Kubaka inzu ni umugisha, ariko kuyubaka ukayijyamo ni bangahe bapfa batarazitaha? Benshi. Imana ikomeza gucisha muri Mose ubutumwa bwayo. Inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Abisiraheli bungutse ntabwo bungutse? Uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru. N'abantu bangahe uyu munsi wa none babona amafaranga, babona ubutunzi, babona icyubahiro, bakagumana inshuti bari bafite, bagakomeza gusengera ku rusengero basengeragaho, bagakomeza kugira amarangamutima no kwita ku bakene n'abantu boroheje no kubatega amatwi nk'uko babikoraga. Dufite indwara mbi y'uko ubonye amafaranga ahindura urusengero akajya kwegera abandi bakire. Dufite indwara mbi y'uko ubonye amafaranga hari n'abacika mu nzu y'Imana kubera ko icyo basabaga bakibonye. Uzirinde umutima wawe wo kwishyira hejuru, ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusagwe butwika na sikorupiyo n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, aricyo nde? Yesu Kristo. Ikakugaburira manu mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Amen. Imana hari imigisha yagiye ibaha mu butayu kugira ngo irebe uko bayitwaramo, kugira ngo iyo migisha Imana ibone ipica y'uburyo nibagera i Kanani bazaba bagize gute? Bazaba bameze. Reka mbabwire, utu dufaranga duke murimo kubona, utu tuzu murimo kubaka nk'uko musigaye mubivuga, utu twana murimo kubyara, iyi Kigali murimo kurwana nayo, nagira mbabwire ngo umugisha wose ubonye jya umenya ko Imana irimo irakugerageza kugira ngo ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryande ryawe. Bibiliya irakomeza, uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo bimpesheje iki? Ubutunzi. Muganira n'umuntu yarangiza akakubwira ati aka gahanga kanjye niko kantunze we, aya maboko yanjye niyo ntunze, utazanyinisha unanyirukanye najya n'ahandi. Ariko mujya mwibuka yuko Uwiteka ari uduha imbaraga. Bibiliya irakomeza,
ubutunzi, imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi. 18, ahubwo uzibuke nde? Uwiteka. Itegeko ry'isabato ritangizwa n'amagambo mu mategeko 10, niryo tegeko ritangizwa n'amagambo asaba abantu kwibuka. Ubundi umuntu Imana yakuye mu mibereho yo hasi iciriritse ikamuzamura nk'uko aba banyamadini birirwa babivuga, ikamwicazanya n'ibikomangoma, imuha isomo ryo kutazagira gute? Kutazibagirwa. Hari ikintu kimwe gishobora gutera abantu kwibuka, icyo kintu kikabafasha kwibuka ibintu byose. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11, Abaheburayo 11, Abaheburayo igice cya 11, Paulo, Abaheburayo igice cya 11, Bibiliya iravuga ngo iki? Umurongo wa 21, kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yosefu. 22, kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva mu Egiputa kw'Abisiraheli agategeka iby'amagufa ye. Kwizera gutera umuntu w'Imana kugira gute? Kwibuka. Iyo rero wamaze kwibuka, ukibuka aho Imana yagukuye, urwego wari uriho, uburyo wavuye mu cyaro ukaza urara ku ikarito, uri umukozi wo mu rugo bagutuma ubyeta 100 ubyeta 20, utaramenya iyo ibintu biva niyo bijya, utaramenya Imana. Ariko uyu munsi wa none umaze gutoha, uribagiwe. Kwizera gutera umuntu w'Imana kwibuka intambwe yose Imana yamuhaye. Kandi kwizera nikugarukiraho. Ubu mu madini menshi abantu bagerageza kwibuka uko Imana yabarinze, ariko kwizera kugomba guhingutsa umuntu ku isabato kukamwibutsa ko ari umunsi Imana yagize gute? Yaruhutse. Bibiliya irakomeza, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ari iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro n'abasekuruza banyu, nk'uko irikomeza muri iki gihe. Niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera. Ndagira ngo mbabaze, ibi bintu byo guhindukirira izindi mana, ese muri iyi minsi hari izindi mana? Yego, ndaje nzibereke. Ukikubitira hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. Nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu, niko muzarimbuka, kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Hano muri iri somo harimo ibanga ryaho imbaraga zo gushaka ubutunzi zigira gute? Zituruka. Uko ubutunzi Imana ibutanga, n'umutima Imana iha uwo yahaye ubutunzi, n'amaherezo y'iby'Imana yifuriza uwo Imana yahaye ubutunzi. Reka twihute rero mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 3 umurongo wa 10. Igihe Salomo yasengaga, Imana yaraje imutega amatwi. Mu masengesho yacu hari ibintu Imana ibishaka ko dusaba, hari n'ibyo bidashaka ko dusaba ikaduha tutagize gute? Tutabisabye. Bijya bimbabaza cyane abantu kutabona umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, kuko ibyanditswe byera birimo amabanga, birimo amabuye dushobora gutarukiraho muri ubu butayu, muri ibi bibazo, muri aya makuba, muri iyi sayo inyerera. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 3 umurongo wa 10. Maze ayo magambo anezeza Uwiteka. Salomo yari amaze gusaba Imana kuyisenga, kuko ariyo Salomo yamusabye. 11, Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye ukaba udasabye kurama. Harya abantu bakunda kurama? Hari n'abantu bakora amasengesho babwira Imana, tuzambabarire mfe mfite 80. Naragukoreye rwose, uzampe gusaza neza ngere mu myaka y'izabukuru. Bibiliya Salomo ntiyigeze asaba kurama. Icya kabiri, Bibiliya avuga ngo ntusabe n'ubutunzi. Amen. Umunsi Salomo yari yapfukamye imbere y'Imana, yagize amahirwe kumva ibintu biraryoshye umutima we, ijuru ryasabanye n'umutima we. Aho kugira ngo asabe amafaranga, yasabye Imana umutima w'iki? W'ubwenge. Nk'uko kuvuka kwa Yesu kwamenywe n'abanyabwenge, ni nako Paulo yabivuze mu Befeso igice cya 5. Abantu badafite ubwenge buva ku Mana, badafite umutima w'ubwenge, ntibashobora kuzamenya ibyo kugaruka kwa Yesu. Ariko uyu munsi wa none umuntu yari mu materaniro kumva byaciyemo, akaba yiyirije ubusa, cyangwa se ari mu itsinda ry'amasengesho,
cyangwa se ari mu materaniro akumva umutima we wasabanye n'ijuru, ahita abwira Imana ati Imana wibuke yuko ijipo yacitse n'inkweto zanjye zashaje, kandi wibuke ko umwaka utaha mfite gahunda imeze gutya. Ni ukuri niba ufite icyo ukora gikorera abana bawe nanjye ndimo. Ni abantu bakeya ubuzima bw'uyu munsi wa none, ubuzima bwa Kigali bwemerera gupfukama imbere y'Imana ntibasaba amafaranga bagasaba ubwenge. Ni bake. Buriya uzabona abantu benshi biruka mu madini y'ibitangaza, amadini asabira abantu imigisha. Abantu amafaranga barayabuze hanze kuko yabuze, barimo barayashakira mu idini bayasabye Imana. Kuko utansabye ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa. Amen. Umuntu w'Imana, kuba ufite abanzi, Imana iguha amaso yo kurenza babanzi bawe, inyuma hirya yabo ukabona ko hari nde? Satani. Ugasigarana umwanzi umwe. Ariko ubu n'ubu turaha, hari abantu bafite abanzi. Ubu hari umuntu wicaye, hari umuntu utasuhuza ku rusengero, hari umuntu waba umuyobozi ntuzagaruke gusenga, hari umuntu wagenda wasanga ari urimo kwigisha mu materaniro ugasohoka nk'uwitaba telefone, hari umuntu wamenya yuko umukobwa wawe agiye kurongorwa n'uwiwe, ubukwe ukabwica cyangwa umwana ukamuvuma. Salomo nta mwanya wo kubara abanzi be yari afite, nta mwanya wo gushakisha ibintu by'amafaranga yari afite, umwanya wo kurama ntawe yashakaga. Yashakaga ubwenge buva ku Mana, kandi ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Nuko nkugiriye uko nsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe. 13 kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Yesu yavuze ngo iki? Hari ibintu bidakwiye kudutwara umwanya cyane ngo bitume twiyiriza ubusa iminsi 30 nk'uko abantu bo hanze hano barimo kubikora, ngo tubisabe Imana, kuko n'abapagani babihabwa nta butayu bagize gute bagiyemo. Hano Imana iravuga ngo nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Amen. Ubutunzi bwaje bwonyine. Reka njye ikintu mbabwira, iyo Imana ihaye umuntu ubutunzi igerekaho n'icyubahiro, abazaza bamubona na bwa butunzi bazamwubaha. Uyu munsi hari ikigeragezo cy'abantu barimo kugira ubutunzi, ariko bategereza ububaha bakagira gute? Bagaheba. Hari n'igihe umuntu akubaha kubera yuko umugaburira cyangwa umutunze, ariko wajya mu modoka wagenda agatavuga ati abakire si abaki? Si abantu. Iyo mvugo ntabwo ari imvugo ikomoka ku Mana, ni imvugo yacu nyine y'abakene. Hari igihe kera wajyaga ujya kubona ukabona umugabo w'umukene agiye kubwiriza, yabwiriza agahita avuga ati hahirwa abakene mu mitima yabo. Umukire nawe yajya kubwiriza ku yindi gahunda yo gusenga, agahita avuga ati kujya mu ijuru uri umukene biragoranye kuko abakene bagira umutima mubi. Bibiliya iratangaje cyane. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 16 guturuka ku murongo wa 5, Bibiliya iravuga ngo iki? Bukeye Resini umwami w'i Siriya na Peka mwene Remaliya umwami w'Abisiraheli barazamuka batera Yerusalemu, bagota Ahazi umwami wa hehe? W'i Yerusalemu. Bamaze kumugota umwami Ahazi, ariko ntibashobora kumunesha. Icyo gihe Resini umwami w'i Siriya agarurira Abasiriya Elati, yirukana y'Abayuda, maze Abasiriya baza Elati baturayo na bugingo n'ubu. Igihe Bibiliya yandikwaga, igihe amagambo umuhanuzi yandikaga, nuko byari bimeze. Ariko nagiye mbabaza, Ahazi yagoswe n'abaki? N'abanzi. Nubwo yagoswe n'abanzi, Bibiliya iravuga ngo iki? Ariko ntibashobora kugira gute? Kumunesha. Reka njye ikintu mbabwire, kugotwa n'abanzi byo ntuzabisengere ngo we kugotwa n'abanzi, ahubwo wowe abanzi bagomba kukugota, yaba imyuka mibi hano mu kirere, Satani n'abandi bantu Satani akoreramo. Nubwo bakugota ntibikwiye gutuma uhindura aho wakuraga imbaraga ngo uhindure icyerekezo. Ariko uyu mwami Ahazi yakoze ikosa rikomeye cyane. Umurongo wa 7, Ahazi abibonye atyo atuma kuri Tigurati Periseri umwami wa Ashuri ati
bamwe bamuteye, agiye gushaka izindi mbaraga aho kuzishaka ku Mana. Arangije aravuga tumva rero, abwira uwo mwami bamaze kuvuga, ndi umugaragu wawe kandi ndi umwana wawe. Ariko mwumve, umwami w'Abisiraheli, umwami wamenye Imana, arimo arahamagara umwami w'umupagani, akamubwira ngo ndi umugaragu wawe kandi ndi n'umwana wande wawe. Bibiliya ivuga ngo iki? Umukiranutsi ntakwiye kwiyoroshya no koroshya agakiza ke imbere y'abanyabyaha, kuko aba ahindutse nk'isoko itobamye. Ndi umugaragu wawe nkaba n'umwana. Ubwo icyo gihugu cyayoborwaga n'umuntu. Murebe namwe, abanzi bamuzengurutse ku buryo umuntu w'umugabo arimo aravuga yuko ari umugaragu akaba n'iki? Ubwo abaturage bo babaye iki? Birangiye, arangije aramubwira ati zamuka unkize, umwami w'Isiriya n'umwami w'Abisirayeli bampagurukiye. Uyu yari umwami w'Abayuda. Umurongo wa 8, Ahazi yenda ifeza n'izahabu zibonetse mu nzu y'Uwiteka no mu by'ubutunzi byo mu nzu y'umwami, abyoherereza umwami wa Ashuriho ituro. Ikosa rikomeye. Yakagombye gutanga ibye, ntiyarakwiye gutanga iby'iki? Iby'Imana. Reka ngire ikintu babwira. Ubutunzi dufite mukwiye kwitonda. Hari igihe ubuzima butugora, hari igihe ibibazo bitugota. Ubutunzi bwagombaga gukoreshwa mu nzu y'Imana tukabukoresha mu bibazo byacu kubera abanzi n'ibigeragezo bitugose. Ariko Imana ntibyemera ibyo bintu. Kandi si ibyo gusa, nuko umwami wa Ashuri aramwumvira, atera i Damasiko arahatsinda, maze ajyana abaho ari imbohe Ikiri, kandi yica Resini. Murongo wa 10, bukeye Ahazi ajya i Damasiko guhura na Tigurati-Peliseri umwami wa Ashuri. Yari agiye kumushimira yuko yakoze akazi. Umwami Ahazi agezeyo abona igicaniro cyaho. Ni igicaniro cy'abantu b'Imana cyane icy'abapagani? Ni icy'abapagani. Yoherereza umutambyi, yoherereza Uriya umutambyi ishusho yacyo n'urugero rwacyo uko cyakozwe kose. Nuko Uriya umutambyi yubaka igicaniro nk'icyo akurikije urugero rwose umwami Ahazi yamwoherereje. Ari hehe? I Damasiko. Yagiye mu gihugu cy'abapagani kujya kubashimira ko bamufashije gutsinda. Ageze yasanga nabo baratambira ibigirwamana byabo. Yitegereje abona hari igicaniro, aravuga ati ariko iki gicaniro wagikora tukakijyana iwacu natwe. Ahamagara umutambyi ati fata ibipimo. Igihe cyose habayeho gupfusha ubusa ubutunzi Imana yaduhaye, tukabukoresha mu myizerere yacu no mu bindi bintu bipfuye, mu myumvire yacu ipfuye. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko imbaraga zacu zidakwiye gupfa ubusa, zikwiye kudukorera zigakorera imiryango yacu. Ndetse najya mbabwire ngo imbaraga zacu zigomba gukorera igihugu cyacu. Ariko abana b'Imana bagomba kwibuka yuko hejuru y'abakuru hari abandi bakuru babarenze. Ibintu birababaje. Nagira ngo nkubaze, iki gicaniro cyakorerwagaho gahunda zo gusenga. Iki gicaniro gishushanya amasengesho. Bitewe n'ibibazo by'ubutunzi n'ubuzima bwagoranye, hari n'abantu ba hano mu nzu y'Imana batangiye kuzaza basenga nk'uko Abashuri bagira gute? Basenga. Bamaze gucurisha igicaniro nk'icyo Mwashuri neza neza. Ibi birababaje. Irinde gufata umutungo wo mu nzu y'Imana ngo uwujyane mu bindi. Hezekiya, igihe kimwe intumwa ziturutse i Babuloni zaje kumusura. Ikosa rikomeye Hezekiya yakoze. Mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 20 guturuka ku murongo wa 12, icyo gihe Beradoki Baradani mwene Baradani umwami w'i Babuloni yoherereza Hezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise uko Hezekiya yarwaye kandi akagira gute? Agakira. Reka mbabwire, iyo ibisubizo by'Imana bimaze kuza, iyo umuntu wari ukennye yakize, iyo wari urwaye indwara idakira yakize, iyo utari uwo kumenyekana yamenyekanye, iyo umuntu wajyaga avumwa n'abantu yakomewe amashyi, nicyo gihe Satani aba agiye gukora. Hezekiya ari mu minsi mikuru arimo araserebura. Imana yamwongereye imyaka 10 n'ingahe?
15. arangije uyu mugabo amwoherereza amaturo n'inzandiko bivuye i Babuloni, ariko nta kintu cyiza kigeze kiva i Babuloni guturuka mu itangiro kugeza mu byahishuwe. harimo umutego, kuko yari yarumvise ko Hezekiya yarwaye, maze Hezekiya yakira intumwa ze azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, aho yabikaga ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi bibonetse mu nzu ye byose. nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse. ikosa rikomeye, kumena amabanga y'uburyo ishyanga ryubakitse. dufite abadivanisiti benshi bamena amabanga y'uburyo iri shyanga ry'Imana ryubakitse. umuntu akaba ari mu bantu badakunda ijambo ry'Imana, yarangiza erega abadive bafunze mu mutwe, nanjye niko mbafite, buriya nanjye nubwo mbabamo barancanze, umva gusa nyine nta kundi nabigenza ko umugabo wanjye niwe asengera, ariko bafunze mu mutwe, bafite amakode, nyine mujya mubihanganira, nuko urwaza. kagira ikintu mbabwira, igihe cyose i Babuloni baje kugusura, igihe cyose abantu bataramenya Imana baje iwawe, amagambo yawe agomba gufatanya n'ubuntu bw'Imana asize umunyu. amen. ikintu gikomeye, mwirinde guhuzagurika imbere y'abantu barimo kuza kutureba, barimo gushaka kumenya aho imbaraga z'iri torero ziva, barimo gushaka kumenya aho mumenyera kubwiriza. ubu dufite intumwa zirimo gushaka kumenya uburyo amakorari yanyu abaho, ese imyenda barayigurira cyangwa murayibagurira, ese barahembwa cyangwa ntibahembwa, aba bantu bo ku byuma mubaha amafaranga angahe ku kwezi cyangwa ntimubahemba, kuko i Babuloni ibyo bintu byose birishyurwa. mwitonde. bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya aramubaza ati, ba bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he? Hezekiya aramusubiza ati, baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni. arongera aramubaza ati, mu rugo rwawe babonye n'iki? Hezekiya aramusubiza ati, ibiri mu rugo rwanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. Yesaya abwira Hezekiya ati, umva ijambo ry'Uwiteka, igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose n'ibyabasogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni. nubwo babonye ntago baje gushaka Imana, baje kuneka. ariko nagira ngo mbabaze, intumwa z'i Babuloni ziracyarimo gukomeza kuza muri Isiraheli, nibyo? kandi zirimo zinatwoherereza ubutumwa yuko itorero ryacu rikora neza, dufite abaturage benshi, tukaba dufite korari zizi kuririmba, tukaba dufite n'ababwiriza b'abahanga, kandi tukaba dufite itorero rikize. izo ntumwa ziraza? yego. kanjye ikintu mubwira, mu buzima bwawe irinde guhuzagurika. buri muntu wese uzi iwawe abizi yuko usenga, azi kwizera kwawe, azi ko wubaha amategeko y'Imana. hari abantu benshi baza no mu ngo zacu baje kureba yuko ibyo tuvuga ku rusengero ari nabyo dukora mu rugo. umuntu agahinguka mu rugo rwawe, uri umuvugabutumwa, uri umuririmbyi, uri umuyobozi ku rusengero, warangiza ukamukubita amafoto yo ku bukwe kugeza urangije kaminuza. yarangiza ukamubwira uti, ariko reka tube tureba harya ukundiye televiziyo, umva uyu munsi ko amakipe yakinnye mufite parabolike, yego, mbe ngushyire mu Bwongereza, yego, waba ukoze rwose. gahunda yarangira ukaba utangiye gutongana n'abakozi, utangiye gushwana n'abantu kuri telefone, njyewe nanga ibintu bifunze mu mutwe n'ibiki byose. mwarangiza mwajya gusoza akakubaza ati, ariko byaje kugenda gute muri famiye, bya bibazo byari birimo, wa mukobwa wanyu mwamushingiye bwa bwoko tutemera? bakajya mu matiku n'inzangano z'amoko, babisoza agahita akubaza ati, ariko ibintu BBC yavuze wabyumvise? ukaba ugiye no mu byo muri BBC. yarangiza agahita avuga ati, ni ukubabona bagira gute? bagenda. yajya gutaha agasa n'uwitinza ngo arebe byibuze kutinyuka ugasenga. yajya kubona akabona uramubwiye, yego ni amahoro, Imana iguha umugisha, uzagaruka udusure. yangiza atumva no gusengera abashyitsi bagize gute? barabyibagiwe.
kambabwire ibintu by'Imana, ibanga mufitanye n'Imana. Abantu b'iki gihe turwaye indwara mbi, akantu gato kose Imana igukoreye nuguhita uza ku ruhimbi, haleluya, Imana ni nziza. Ubu muri uyu mugoroba nari maranye ikibazo, umutima wanjye wababaraga, numvaga narataye ibiro, nagiye gusoma ibyanditswe byera, Imana imisomo rivuga ngo mwana wanjye humura turi kumwe, sema amena. Rwose pe, umva iyi tariki muyandike ni itariki yanjye. Undi nawe Imana yagira kandi mukorera, yarangiza. Reka ngiye ikintu mbabwira, igihe kirageze ngo habe ibintu byanyu bigomba kubibanga, bikaba ibanga hagati yanyu n'Imana. Yobu 22:21, Yobu yavuze amagambo akomeye nshaka yuko dusobanukirwa muri uyu mugoroba. Yobu yaravuze ati noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, iyo ni Imana, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. 22, ndakwinginze wemera amategeko ava mu kanwa k'Imana, amen, n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe, nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera byanga byakunda. Ingo zacu gukomera, mwabonye impamvu zigomba gukomera. Nta rugo ruzakomera kuko rurimo umugore ufite isura nziza, nta rugo ruzakomera bitewe n'igipangu kidasanzwe rwubatse, nta rugo ruzakomera bitewe n'ibiryo barya n'amasorori 12 bashyira ku meza. Gukomera k'urugo kugira ngo rukomere, ngibi ibintu Bibiliya ivuze hejuru. 24, ute ubutunzi bwawe mu mukungugu, n'izahabu ya Ofiri ufite uyite mu mabuye yo mu masumo, maze ishobora byose izakubera umutunzi, amen. Ibi bivuze ngo iki rero? Ibi ntabwo bivuze yuko kugira ngo umuntu abe umuntu w'Imana, uwari utunze amafaranga agomba kugenda akayajugunya. Hari inyigisho y'ibinyoma ifite ibice bibiri irimo kwigishwa n'amadini. Inyigisho y'ibinyoma ya mbere ni inyigisho ivuga yuko guturuka kera Imana itigeze ikorana n'abakene. Aburahamu yari iki? Umukire. Yobu yari iki? Umukire. Yakobo yari iki? Umukire. Yarangiza agahita akubwira ati Imana mwese murava hano mubonye amafaranga. Iyo ni inyigisho ya mbere y'ikinyoma ku bigendanye n'amafaranga. Ibivuze yuko kuba udafite amafaranga menshi kandi usenga, ufitanye ikibazo n'iki? N'Imana. Kandi iyo nyigisho bivuze yuko uko amafaranga y'abantu yiyongera ariko n'ubukristo bwabo bugira gute? Bwiyongera. Inyigisho ya kabiri y'ikinyoma ni inyigisho ivuga yuko kugira ngo umuntu aze yiyegurira Imana, abari bafite amafaranga bagomba gushaka uburyo bayatanga mu rusengero yose, asigaye bakayaha bene wabo, ugasigarana udufaranga duke kugira ngo ubashe gusenga. Nayo ni inyigisho y'ikinyoma. Yobu yarakomeje aravuga ngo utubutunzi bwawe mu mukungugu, n'izahabu ya Ofiri uyite mu mabuye. Ubutunzi n'ubw'agaciro, ntabwo ubutunzi bwacu tuzabujugunya kugira ngo tuyoboke Imana, ahubwo ibyubahiro duhabwa n'ubutunzi dukwiye kubijugunya hasi tukabitamba. 25, maze ishobora byose izakubera umutunzi n'ifeza y'igiciro cyinshi, nibwo uzishimira ishobora byose ukerekeza amaso yawe ku Mana, uzayisaba nayo izakumvira, amen. Kandi uzahigura imihigo yawe. 28, uzagira icyo ugambirira kikubera uko ugize gute? Ushaka. Ntabwo nugambirira kugira icyo ugeraho muri ubu buzima bigusaba kujya gusengesha. Hano dufite amadini afite itaka yakuye muri Isiraheli, umuntu araza agatanga 50,000, ryataka ukarihagararaho cyangwa ukaripfukamaho, ubwo ukaburi muri Isiraheli neza, ubundi ibibazo byawe ukabibwira Imana kuko Imana iba muri Isiraheli. Bibiliya ivuga ko ibyubahiro byawe uhabwa n'ubutunzi, ibyo byubahiro numara kubijugunya hasi, Imana ikakubera ubutunzi. Byanga byakunda uzagira icyo ugambirira kandi kikubera uko ugize gute? Ushaka. Kandi uretse ibyo ngibyo, Imana uzayisaba izakumvira, kandi uzagira icyo ugambirira kikubera uko ushaka, kandi umucyo uzamurikira inzira zande zawe. Hari padiri mubonyemo hano, hari bishop urimo, hari apotre urimo, hari umubwiriza cyangwa umurayiki w'igihangange urimo ahangaha.
ni ibintu Imana irimo gukorana n'umunyabyaha. Ngiyi isoko y'ubutunzi. Nguko uko dukwiye kwitwara abana b'Imana. Yobu 33:23. Niba murimo kubireba, hari umuntu wishushanyije afata umutaka, amafaranga yabaye nk'imvura kugeza ubwo yafashe umutaka ngo amafaranga atamukubita mu maso. Bijya bibaho ko mu buzima bwacu tugira ibihe nka biriya. Hari undi nawe uri munsi murimo muramubona, yabonye udufaranga yaratubabaye, ubwenge bwatakaye, icyo ari bukore nta gihari, arimo arabaza amafaranga ikintu yakora. Muri ino minsi hari igihe umuntu asigaye afite amafaranga, akaba amafaranga ari yabaza icyagira gute icyo akora. Ariko hari abandi bantu bariho amafaranga iyo ari mu biganza byayo bayabwira icyo akora. Yobu yandika ku murongo wa 23 igice cya 33 yaranditse ngo kuko ibyago biva ku Mana byanteraga ubwoba, simbona uko mbasha kwihanganira gukomera kwayo. 24 Mana, niba naragize izahabu ho ibyiringiro byanjye. Hano hari abantu biringiye ikintu cyitwa izahabu. Nkabwira izahabu nziza ni wowe nishingikirijeho. Niba narishimishijwe n'uko ubutunzi bwanjye ari bwinshi, amafaranga yawe, konte yawe nibyibuha, ukabona icyubahiro cyawe kirimo kiriyongera, uwo munyenga n'uwo munezero ntibizagutware. Niba narishimishijwe n'uko ubutunzi bwanjye ari bwinshi, ukuboko kwanjye kukaronka byinshi, niba naritegereje izuba igihe riva cyangwa ukwezi kugenda kurabagirana nkabiramya. 27 kandi umutima wanjye ugashukashukwa rwihishwa, n'ikiganza cyanjye nkakinyweraho isubyo. Hari abantu bemera kunywa imiti, hari abemera kuyisiga, mu kazi kabo hari abantu bafitemo amabuye, hari ababanza gusuka amavuta kuri serire, hari ababanza gupfukama bagatwika imibavu. Aba bose ari ukugira ngo baze kunguka uwo munsi. Aba bose nta Mana bazi. Yo barangije aravuga ngo ibyo nabyo byambera ibibi, biragahanwa n'abacamanza, kuko ari uguhemukira Imana iri hejuru. Amen. Ibi bintu ntibikwiye kutubonekaho. Zaburi 39. Ngiye kubabwira amasomo yo muri Bibiliya, aho Bibiliya yagiye ivuga ubutunzi, kandi buri somo rikaba rifite ikintu kidasanzwe ribwira twebwe abasore ho n'imeruka y'ibihe. Zaburi 39:7. Bibiliya iravuga ngo ni ukuri umuntu wese agenda nk'igicucu, ni ukuri bahagarikira umutima ubusa, umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Muremeranya nabyo? Hari abantu batangiye barundarunda. Reka njye ikintu mbabwira, iyo Imana yaguhaye ubutunzi iranabuyobora ikabugenga, iyo uvuye muri ubu buzima ubutunzi bwawe Imana ibugabira undi, uzagira icyo amarira umurimo wayo, akagira icyo amarira abantu bayo, akagira icyo amarira igihugu, kandi amafaranga ye akagira impinduka azana mu bamuzengurutse. Ikizakubwira ko amafaranga ufite atavuye ku Mana. Nyirayo iyo apfuye abana babiryaniramo ako kanya. Abana be Bibiliya ivuga ngo iki? Bahondagurirwa mu marembo y'umudugudu. Yego, umuntu asigaye apfa, gupfa kwe umurambo utarava mu nzu, bagahita bavuga bati isanduku nivamo hano tutabanje kuvuga nuko tuzapasura. Ubwo waza wabaza uti se turashyingura ryari? Bati twapanze yuko tuzamushyingura kuwa 2, kandi ubwo ngubwo ni ryari? Ni kuwa 5 w'isabato. Ukabaza uti se kubera iyihe mpamvu? Ati hari ibintu bitarakemuka. Uw'imfura cyangwa uwabucura agafata umurambo akavuga ati ninjye nzamushyingura, tuzabanza dupasure. Wowe uzafata inzu yo mu Nyakabanda, wowe uzafata iy'Igikondo, wowe uzafata iya Kabakene. Oya, iya Kabakene ntago nayifata, ni ntoya. Oya, niba bitemewe ubwo no gukingura bibe biretse, tugomba gupasura. Ndagira mbabwire ngo amafaranga umuntu asigaye apfa, amafaranga yo ukabona hambanwe nayo kandi atarayajyanye. Umuntu asigaye afite icyubahiro, yakomerwaga amashyi, yapfa icyubahiro cye kikagarukira kuri we, ntikimanuke ngo kigere no kubana n'umugore asize. Zaburi 52:8. Abakiranutsi bazabireba batinye bamuseke. Abakiranutsi bazaseka nde?
umunyabyaha. Umurongo wa 9, bazamuseka bavuga ngo iki? Dore uyu niwe utagiraga Imana igihome kimukingira. Amen. Uyu muntu arababaje, uyu muntu yarakoze, uyu muntu yubaka etaje, uyu muntu yaguze imodoka, mu minsi ishize yari afite kwasiteri, uyu muntu yari afite urugo rwiza, afite amafaranga, ariko ntago yigeze agira Imana igihome kigira gute? Kimukingira. Ahubwo yiringiraga ubutunzi bwe bwinshi, akikomereza gukora ibyaha. Umurongo wa 10, ariko njyeweho meze nka erayo mbisi yo mu rugo rw'Imana. Amen. Abakiranutsi bagomba kwishimira yuko Imana, imibereho barimo, Imana yari yibahaye ituma bahora batoshye mu nzu yayo. Amen. Umuntu aramutse ageze ahangaha ku isabato akareba ukuntu tuba dukeye, reka nkubwire, n'umuntu utwara igare aba yambaye kositimu ahagaze imbere y'abantu arimo gusoma amatangazo, wamureba ugatuvuga uti uyu mukire ni uwaheye. Kubitana nawe mu minsi y'imibyizi usanga ipantaro yazinze akaguru kamwe, yitwariye igare, umugenzi wangahe? W'100. Ntushobora kuzamwumva arira, ntushobora kuzamwumva. Reka njye ikintu mbabwira, abana b'Imana, Imana ibatungishije ibintu bibiri: kwihangana no kugira icyizere. Niyo mpamvu mu masozo w'amateka y'isi Bibiliya ivuga yuko amagambo azavuga ngo aho niho kwihangana kwabera kugize gute? Kuri. Salomo ajya gusaba Imana, yarayisabye arayibwira, murebe mu gitabo cy'Imigani igice cya 30, isengesho rikomeye Salomo yasabye amaze gusaza. Abasomyi b'igitabo cy'abahanuzi n'abami murabizi yuko igitabo cy'Imigani ndetse n'igitabo cy'indirimbo za Salomo ni amagambo Imana yahaye umugisha Salomo kwandika nyuma yuko avuye muri bya byaha bye agarutse ku Mana. Igice cy'Imigani igice cya 30, Salomo yavuze amagambo akomeye, arangije umurongo wa 7. Musoma amagambo akomeye: nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho. Salomo bwa mbere ari mutoya yasabye ubwenge, ariko ubwenge ntiyaba hafi y'Imana. Amafaranga aragenda mutwara, iroro ry'amafaranga no kumenyekana, gukomerwa amashyi no kubona abagore bava hirya no hino baza kumureba. Ibyo bintu byatwaye umutima we, yibagirwa Imana. Agera ubwo agira abagore 1,000 agiye gusaza, noneho ngo bajyaga bamujyana mu bigirwamana kugeza ubwo ataherukaga kwinjira mu rusengero yubakiye Imana i Yerusalemu. Salomo rero Imana irangije imuhaye amahirwe yo kwandika, arayibwira ati cyagiye nagusabye ubwenge, ariko ubu ngubu ndagusaba ibintu bibiri, ntubinyime. Nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho. Nkuraho ibitagira umumaro. Amen. Nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ntume ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye. Yanze ubukene, yanze n'iki? None inyigisho abantu barimo barabwira abantu ngo nibaba abakene ngo nibwo bazajya mu ijuru. Abandi nabo barimo baravuga yuko umuntu udakize atazajya atazajya mu ijuru. Imana, itorero ryayo, abantu bayo ibatungishije ibiryo bibakwiriye, bari mu buzima bwo hagati. Imana yiteguye kuduha ubuzima buzatuma nta mwanzi wacu tujya gusabirizaho, ariko nanone nta byirari ryacu ritujyanyeho tuzageraho. Hari ikintu njya nshimira Imana uyu munsi wa none, nawe ukwiye gushimira Imana. Mubona yuko nubwo tutari ku rwego twifuza kuba turiho, ariko Imana yaduhaye ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo tugize gute? Dufite bingana natwe. Reka njye ikintu mbabwira, ibibazo ufite Imana izaguha imbaraga zo kubyihanganira, ariko ibibazo uzikururira biziyongera ku mutwaro wawe. Bibiliya iratangaje, abana b'Imana ni erayo mbisi yo mu nzu y'Imana. Umuntu azava mu nzu y'Imana atandukane n'isabato ngo agiye gushaka agafaranga, agenda ajye gukora muri hoteli, ajya atanga inzoga, ejo bundi atangira asasira abagabo, ejo bundi aryamane nabo. Nurangiza numubona ubone amafaranga yarayabonye, imodoka yarayiguze, arakeye, ariko numureba mu maso ubone abuze ibintu bibiri yaboneraga mu nzu y'Imana: amahoro n'umunezero. Twe turi erayo mbisi, ntabwo dushobora kuma. Ariko uganira n'umuntu
umukristo mukaganira, bimeze bite se ko nakubuze? Wapi, narakubiswe, narahondaguwe, narumye. Imigani igice cya 3:13. Salomo yarongeye arandika aravuga ngo hahirwa umuntu ubonye ubwenge, n'umuntu wiyungura kujijuka. Kubugenza biruta kugenza ifeza, kubukontorora biruta gukontorora iki? Amafaranga. Kandi indamu yabwo iruta iy'izahabu nziza, buruta amabuye ya marijani. Kandi mu byo wakwifuza byose nta na kimwe cyabuca urugero. Mu kuboko kwabwo ubuki, mu kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama. Amen. Umuntu ufite ubwenge bwo mu Mana, umuntu amaze kwakira Yesu Kristo, akaba ari mu nzu y'Imana, muri we aba afite ubwenge. Ubu bwenge rero bufite iki? Mu kuboko kw'iburyo bumuha amahirwe yo kurama. Amen. Icyo ni icya mbere. Noneho rero tujye mu kuboko kw'ibumoso. No mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Amen. Ngibi ibintu bitatu Imana yashyize mu maboko y'abana bayo. Kandi uretse ibyo, mu gitabo cy'Imigani igice cya 23:4 yarongeye arandika ngo ntukarushywe no gushaka ubutunzi, ihebere bwa bwenge bwawe. Mbese wahanga amaso ku bitariho, kuko ubutunzi butabura kwitera amababa, bukaguruka nk'uko igisiga kirenga mu bushwi. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Ndagusaba muri uyu mugoroba, ngusaba Imana ikwigisha uburyo amafaranga yawe uzaza uyaca amababa kugira ngo atazaguruka akagucika. Nta kindi, ubutunzi ntibubura kwitera amababa bukaguruka nk'uko igisiga kigira gute? Ukazaza ureba amafaranga ukabona ari mu kirere amanutse ku muturanyi. Amafaranga aramanutse, wari ufite iduka yimukiye ku mukarani wawe. Mujya mubibona bibaho? Bibaho rwose. Mwiga ubwenge. Amafaranga yawe nubona yatangiye kumera amababa, ubutunzi bwawe kumenyekana kwawe nubona byatangiye kumera amababa, birimo kuguruka nawe bikakugurutsa, jya ubipfura amababa. Abantu baturanye n'amazi ndabemera cyane. Iyo ufashe igishuhe, ubwo igishuhe bakita ngo iki? Ni igishuhe, bino byo mu mazi, simubizi mwese? Iyo uturiye amazi warangiza ukaba ufite igishuhe, kiratangira kikazakijya mu biziba kigakubita amababa ngo cyumve ko bicamo. Iyo kimaze gukubita kikumva biracamo, utangira kuzaza ushyira amazi mu ibase, wajya kubona ukabona gicunze winjiye, kikaba kigiyemo kigakubita iki? Amababa. Igihe kiza kugera cya gisiga cyitwa igishuhe, ukazaza ujya kubona ukabona kirimo kiraguruka kikajya hejuru y'inzu, kikongera kikagaruka, kiba kigucira isiri ko kigiye. Hari igihe ugaruka ukazasanga cyaragurutse cyambuka umuhanda gisanga ibindi ku mazi. Amafaranga muri ino minsi, ubutunzi burimo buraducira amasiri nuko tutari abanyabwenge. Bibiliya irakomeza mu Mubwiriza igice cya 5:18. Bibiliya ikavuga ngo kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya, akiha umugabane we, akanezezwa n'umurimo we, ibyo nabyo ni ubuntu bw'iki? Bw'Imana. Reka ngire ikintu mbabwira, ni ubuntu bw'Imana butuma umuntu agura imodoka yarangiza amaguru yagakomeza akagenda. Ni ubuntu bw'Imana butuma wubaka inzu warangiza ukazaza uryamamo ugasinzira. Ni ubuntu bw'Imana butuma ubona akazi ukabona n'akabaraga ko kuzaza uzinduka ugataha bwije. Ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu bw'Imana. Ariko Bibiliya iravuga ngo Imana izagwiza umunezero mu mutima w'uwo muntu, bituma atibaza cyane iminsi azamara agize gute? Akiriho. Iyo umuntu Imana yamuhaye ubutunzi, ikamuha amahirwe yo kuburya, ikamuha n'amahirwe yo kunezezwa nabwo, ubu butunzi akabukoresha ngo agire icyo amarira umuryango we. Reka ngire ikintu mbabwira, abantu benshi batunze amafaranga, ariko abagore babo n'abana babo iyo ubarebye ubona ari abakene n'abatindi benda gupfa. Ndakwinginze, saba Imana ubutunzi bwawe bujye bumanuka bugere ku mugore wawe, nawe abashe kubukontorora anabwishimire, kuko mwaravunikanye.
saba Imana ubutunzi bwawe bumanuke bugere ku bana bawe, bo kuzaba abana b'ibisambo bajya kwiba kandi ufite amafaranga kuri konti. Erega reka ngire ikintu mbabwira, iherezo ry'ubutunzi ririmo riragaragara vuba bidatinze. Ku isi konegisiyo izabura, kandi iyo konegisiyo idahari kubona amafaranga uyasigarana mu mutwe ariko utayafiteho ubushobozi. Ikintu Elena White yavuze dushobora gukora muri iki gihe ni ukwibikira ubutunzi bwacu aho ingese n'inyenzi bitagira gute, bitagira. Reka ngire ikintu mbabwira, mu bwami bw'Imana niho ingese n'inyenzi bitagera, ariko nanone mu nzu y'Imana habamo abana b'intama b'Imana. Nta mugesi ugomba kuhagera kuko Yesu Kristo abana be yabagize izahabu. Muzandebera ahantu hose muzi, mwari mwabona izahabu yazanye umugesi? Ntabwo bibaho. Muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 24 Yesu amaze kuvuga iby'umutunzi, hari abantu benshi batajya bamenya icyo Bibiliya ivuga, bakavuga ngo Bibiliya avuga ngo icyoroshye nuko ingamiya yaca mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira hehe mu ijuru. Abantu bagahita bavuga ko ubwo umuntu utunze amafaranga adashobora kuzagera mu ijuru, kandi Satani nawe ajya abikora akagutungira urutoki akakwereka yuko uheruka mu nzu y'Imana, uheruka kuba mwiza ari uko uri umukene. Ndagira mbabwire iri somo murisome neza. Mariko 10:24 abigishwa be batangazwa n'amagambo ye, nuko Yesu arabasubiza ati, bana banje ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Ikibazo ni ubutunzi cyangwa ikibazo ni ukubwiringira? Icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibazo si uyu mutunzi, ikibazo ni ubutunzi bwe aramya. Izuru ry'urushinge ku gikuta cya Yerusalemu hari ahantu baje gushyira abacuruzi, baje kugena binjiriraga iyo bazaga bagasanga isabato yatangiye. Kuko isabato yatangiraga urugi rwa Yerusalemu rwagiraga gute? Rwarakingwaga. Kandi buri mugoroba urugi rwa Yerusalemu rwarakingwaga, abasirikare bashinzwe sekirite bakaba bari ku minara hejuru. Noneho abo bantu babaga bari mu bucuruzi, iyo bazaga hari igihe wajyaga kubona ukabona bari mu murwa hagati utamenya aho baciye, ariko bo bari baraciriwe akantu k'akanzu. Icyo cyanzu cyabo rero iyo bakigeragaho, ingamiya bafataga ibintu ihetse bakabikuraho, ingamiya bakayisaba gupfukama, yarangiza igacengeramo muri uwo mwobo mutoya. Noneho barangiza bya bintu ingamiya yari ifite nabo bakabyinjiza bakabona kubikorera ingamiya. Iyo rero abatunzi babaga barimo kuganira, buriya abacuruzi bagira amaterime yabo ubicaye mutamenya. Umwe yabazaga undi ati, se waciye ko ntakubonye? Naciye mu izuru ry'iki? Ry'urushinge. Yesu nk'umukiza ureba kure udashobora kugira icyo ahishwa, ahita amena amabanga abacuruzi n'abanyamafaranga n'abatunzi bari bagize gute? Bari bafite. Hano muri iri somo Yesu yerekanye ko ikibazo si ubutunzi, ahubwo ni ukugira gute? Ni ukubwiringira. Timoteyo arangije yandikira abantu. Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ati, witonde cyane. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6:17 Bibiliya iravuga ngo iki? Wihanangiririze abatunzi bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe. 18 kandi bakora ibyiza, baba abatunzi ku mirimo myiza, babe n'abanyabuntu bakunda gutanga. Hari abantu ubona bafite ubutunzi ariko ugasanga ubutunzi bwabo bungana n'ubusambo bwabo. Uzi kujya kubwira umuntu ko ufite umwana warembye, byibuze akugurira urushinge, bari bushyire muri serumu umwana byibuze bugacya akarama. Umuntu agahita akubwira ati, winshyiraho ibibazo nanjye, niba urwaje umwana nanjye imodoka yanjye yarwaye. Ariko ubundi ubwo ni ubwenge cyane ubugome? Ni ubugome. Bibiliya ivuga ngo iki? Ntukajye udabagirira umuntu ubabaye. Umuntu udabagirira umuntu ubabaye ni nko kwiyambika ubusa mu mbeho, uratumba.
umurongo wa 19 mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6, Pawulo yaranditse ngo ubabwire bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Yakobo, aya yose ni amasomo muri Bibiliya aduha kwitondera uko twitwara imbere y'ikibazo cy'ubutunzi. Ariko nagira mbabwire, turimo turerekeza mu mateka naho ubuhanuzi bugeze mu bigendanye n'ubutunzi. Yakobo igice cya 5, iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona. Ubutunzi bwanyu buraboze, n'imyenda yanyiriwe n'inyenzi, izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya, izarya n'imibiri yanyu nk'umuriro. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Imperuka rero ijemo. None mu minsi y'imperuka kubika amafaranga kuri banke ni ikibazo. Hari abantu benshi bahita bavuga ngo kubika amafaranga ngo kuri konte ngo nibazo, ngo umuntu w'Imana ngo ntago yamenya uko ibintu bimeze. Amafaranga uba ugomba kuyakubita mu ihembe cyangwa mu mufuka ukayagendana nta wamenya aho ibihe byerekera. Oya, ntabwo ari icyo Bibiliya ivuga. Kubika ubutunzi mu minsi y'imperuka ni ugufata amafaranga yawe akakubera ikigirwamana, ntamanuke ngo agire icyo amara mu nzu y'Imana, ntamanuke ngo agire icyo amara mu rugo rwawe, ntamanuke ngo agire icyo amara muri sosiyete ikuzengurutse. Ahubwo twubonye twose ugakubita kuri konti uvuga utumva uyu munsi wenda nemere mburare, ariko iriya modoka nzayigendemo. Dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, ibyo mwabimishije uburiganya birataka. Muri uyu mugoroba nagira ngo ugarure ibitekerezo. Nta bantu bigeze kukubakira ukabambura, nta bantu bagucukuriye wese, nta bagusigiye irangi, nta bagusakariye, nta bantu bagucururije, nta bakozi bo mu rugo baje iwawe, warangiza ku munsi wo kubahemba ugashaka utuntu twapfuye ngo ubambure. Nongere mbabwire ngo umuntu wese waba afite ubutunzi akaba akomerwa amashyi, nubwo yaba akomeye ate, ariko akaba hari umuntu w'umukene yakandagiye kugira ngo agere aho hantu, imperuka izaguhemuza, uzabibona. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo kandi umuborogo w'abo basaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo. Iyo mwambuye abayede, iyo mwambuye abantu, iyo umuntu wese mumufatiranye mukamwicisha uburiganya bwanyu n'ubugome bwanyu, gutaka kwe kugera mu matwi y'iki? Y'Imana. Mwadamarariye mu isi, mwishimira ibinezeza bibi, mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka. Umukiranutsi mwamuciriyeho iteka muramwica atabarwanya. Iri ni iteka riri imbere y'abantu. Muri ino minsi hariho kumanuka, guta agaciro kw'amafaranga, hariho ubukene. Abantu benshi barimo baribaza aho ibihe byerekera. Ibihugu byinshi byari bikize birimo biramanuka mu murongo w'ubukene, n'ibyari bikennye cyane birimo birakira cyane. Ariko umuntu w'Imana muri iki gihe akwiye kwibaza impamvu hari ibihugu birimo gukira mu buryo budasobanutse, hakaba n'ibihugu birimo gukena mu buryo butagize gute? Budasobanutse. Ugomba kuba uri umuntu ubasha kumva ibyo bintu ukanabireba. Mu kinyamakuru cyitwa Reuters, ni ikinyamakuru gikunze gukoreshwa cyane n'abanyabwenge. Reuters, hari mu mwaka w'2009 mu kwezi kwa 8, yego hari tariki 7, iki kinyamakuru cyashyizeho ikiganiro gikomeye. Barimo kuvuga yuko Papa arimo guhamagarira isi yose kugira ubuyobozi bumwe, kugira ngo ubwo buyobozi bugire ikibazo bukemura kuri ekonomi y'isi, ku mutungo w'iki? W'isi. Papa Benedict yahamagaye kuri uyu wa 3, yahamagaye abanyapolitike b'isi, abanyabubasha b'isi kwegerana kugira ngo bashake uburyo bayobora, bagenzura umutungo w'isi, kandi leta zo mu isi zikagira uburyo zumvikanaho bwo kugenda, kandi nanone izo leta zigashyiraho uburyo bwatuma umutungo, ekonomi cyangwa se umutungo ugira imbaraga cyane
kugira ngo uwo mutungo ugire ibyo ukemura kuri krize iriho uyu munsi wa none. Ibi bintu bisobanuye iki? Leta zo mu isi zirahamagarwa, bivuze ngo ubupapa nibwo bwihaye inshingano yo guhangana n'ikibazo cy'ubukene. Igihe Yesu yari arimo gusukwaho amavuta na Mariya, Yuda yararebye areba Yesu. Yuda arangije ararakara, arijujuta, yegera ba Petero arabwira ati nk'aya mafaranga bapfuye ubusa, aya mavuta yagombaga kugurwamo amafaranga tukagaburira abakene ni iki? Yesu arangije arabareba arabwira ati uyu mugore muramuterera iki agahinda? Ibyo akoze nibyo. Abakene muri kumwe nabo iteka. Reka mbabwire, nta gihe ubukene buzashira mu isi, ariko iyi ni inshingano. Kandi uretse icyo ngicyo, Papa Benedict yavuze yuko hakenewe byihutirwa politike nshyashya ishobora kugira icyo ikora. Iyi politike kandi Papa yavuze yuko hakeneye icyo bita regulated by law. Izi politike, ubu buryo bwo kuzamura umutungo, hagomba gushyirwaho itegeko. Iryo tegeko rikazagenzura ibibazo by'amafaranga. Kandi iri tegeko risabwa kugira ngo rizabe universally recognized, rigomba kuba itegeko ryemewe ku isi yose. Ibi bintu ni ibintu ibinyamakuru bishyira ahagaragara, ariko abantu b'injiji, abantu batajya bakurikirana amakuru, babona isi ituje. Ariko najya mbabwire ngo ikibazo cy'ubutunzi, ikibazo cy'amafaranga, ikibazo cyo kubikurikirana ni ikintu kiraje inshinga Babuloni. Yeremiya 17:11, Bibiliya iravuga ngo umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikira amagi itateye. Inkware zo mu burasirazuba bwo hagati zikunze kuba ahantu mu bitare. Muri ibyo bitare, iyo igiye ikabona ahantu amagi, iragenda ikayafata ikayiba, ikaza ikayavanga mu yayo. Noneho ikintu gitangaje rero cya ziriya nkware, amagi iyo arimo iricara ikavuga iti ibibazo byarakemutse, nateye amagi makeya, ariko noneho ayanongereyemo azagira icyo amara. Inyoni cyangwa se inkware izavuka izamenya yuko ari nge nyina, iyi nkware ikajya mu magi ikumva irishimye. Ariko icyana iyo imaze kukibyara, icyana kigira ibimenyetso byerekana yuko icyo ngicyo cyitwa ko cyayibyaye atari cyande, atari cya nyina. Icyana cy'inkware kiga kuguruka gihita kigenda ntikigaruka aho ngaho. Reka njye ikintu mbabwira, turimo turaryama ku mafaranga yavuye mu buhemu, turimo turaryama ku mafaranga. Umuntu arimo aragusigira amafaranga ukamwambura. N'ubu hano mu materaniro hari abantu badashobora gusuhuzanya kubera ubwambuzi. Yarangiza ukaza ukarenzaho isabato, abandi bakarenzaho isengesho ryo ku cyumweru. Ntibishoboka. Mwirinde kurarira amagi y'amahugu. Bibiliya iravuga ngo ubwo butunzi buzamusiga agabanijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe. Amafaranga y'uburyogo, amafaranga y'ubukoboyi, amafaranga y'ubweskoro, amafaranga y'ubutubuzi, amafaranga y'ubuhemu, amafaranga yo kwica umuntu mu mutwe kugira ngo uyabone. Iyo agiye gushira, agashira umaze kugabanyaho 1/2 cy'iminsi wagombaga kuzagira gute? Kuzarama. Iyi ni Bibiliya ibivuga, ntabwo ari njye. Hanyuma azaba umupfapfa. Saza utambuka warakennye, abantu bavuge bati dore wa mugabo wa feke, dore wa musore utagira ubwenge, dore wa mudamu utagira umutima, dore wa mwana iwabo bamusigiye ama etaje, none uretse kugenda n'amaguru asabiriza avumba inzoga nta kindi asigaranye. Reka twihute twinjire mu mwuka w'ubuhanuzi. Noneho reka turebe aho ibihe bigeze. Ena White mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, paje ya 48 mu gitabo kimwe, ikindi wenda sinzi paje. Ena White yaranditse ngo igihe cyo kugubwa neza kiba cyihishemo akaga. Mu myaka myinshi yahise, ubutunzi n'icyubahiro byagiye bizana akaga ko gutakaza iby'umwuka no kwicisha bugufi. Ntabwo gutwara igikombe kirimo ubusa ari byo bidukomerera. Umuntu utwaye igikombe kirimo ubusa arirukanka,
hari ubwo abaremerewe ushatse n'igitarama yagerayo. Reka mbabwire, mureka ab'isi birukanke kuko igikombe bafite kirimo iki? Ubusa. Ariko twebweho ahubwo igikombe gisendereye nicyo kigomba gutwaranwa ubwitonde. Twebwe najya mbabwire ngo mu gikombe dufite mu kiganza harimo amahame ya temperance twize, harimo amahame y'amategeko 10 y'Imana, harimo ibintu twasomye mu mwuka w'ubuhanuzi, harimo Bibiliya, hakabamo n'amakenga Imana yaduhaye ikurikije ibihe. Noneho rero nta mudivanisi wemererwa guhurura, nta mudivanisi wemererwa guhubuka, nta mudivanisi wa nyamugirya nini ukwiye kubaho. Bagomba kumenya ko mu biganza byabo, reka njye ikintu mbabwira, muri iyi sabukuru y'imyaka 100 turashimira Imana yuko igikombe twakigumanye. Biratangaje. Hano baranditse ngo umubabaro n'ingorane bishobora gutera agahinda, ariko kugubwa neza niko guteza akaga gakomeye mu mibereho y'iby'umwuka. Kugubwa neza, ubu ntuzagire ngo ikintu kibabaje igihe giteye ubwoba, ntuzagire ngo uyu munsi wa none urimo kurya, abana bajya ku ishuri, amafaranga usigaye ugira kuri konte, usigaye ugerageza kurya ibyo ushaka, ukaba wumva ufite n'icyizere yuko no mu mwaka utaha uzubaka inzu, uzaba waguze imodoka, uzaba wazamutse wanarangije amashuri. Igihe kitarimo ibibazo kiba cyihishemo akaga gakomeye. Keretse gusa umuntu nakomeza kumvira ubushake bw'Imana ubudacogora, akoreshwa n'ukuri, naho ubundi kugubwa neza kuzabyutsa kamere iganisha ku gushidikanya. Iyi niyo mpamvu abenshi muri twe tugoswe n'ibibazo. Imana izemera ko tugotwa n'ibibazo, ariko ntizemera ko tuba abanyabibazo. Muri icyo gitabo cy'abahanuzi n'abami page 153, nawe yaranditse ngo hari ibyigisho byinshi twakura mu byo Eliya yanyuzemo muri iyi minsi ye yo gucika intege akajya kwihisha n'igisa no gutsindwa. Icya mbere ni ibyigisho by'ingirakamaro cyane ku bagaragu b'Imana bo muri iki gihe muri rusange, kirangwa no guteshuka inzira itunganye. Ubuhakanyi buganje muri iki gihe busa n'ubwari bwarabaye gikwira muri Isiraheli mu gihe cy'umuhanuzi Eliya. Ubu rero tugiye kumenya, mu gihe cya Eliya hari abanuzi ba Bali, hari imisengeri ipfuye n'ibiki. Tugiye kubanza kureba, duhuze igihe cya Eliya n'uyu munsi wa none. Abantu batabarika muri iki gihe bakurikiye Bali binyuze mu guha umuntu ikuzo. Hari abantu basenga abantu, bosi yamerera nabi, reka da umugabo yanyica, ibintu byo kubatizwa, ibintu byo kwiyegurira Imana, reka singiye guhura n'ibibazo. Hano bavuze yuko uko abantu bajyaga gutakambira Bali batewe ubwoba n'akaga izabateza nibataza, ni nako abantu benshi bameze. Abantu bagaha umuntu ikuzo akarutishwa Imana mu gusingiza abayobozi bakunzwe. Ni icyaha cyari kiriho ku buryo Ahabu na Yezebeli bakoraga amahano abantu bakabakomera amashyi. Reka ngire ikintu mbabwira, yaba mu itorero yaba no mu bya politiki, gusingiza umuyobozi ntabwo ari byiza. Aho gusingiza umuyobozi wamusabira umugisha ku Mana. Ariko iyo bigeze aho umuntu avuga abantu bakumva ijwi atari iry'umuntu ari iry'Imana, Imana iramanuka igahagararira icyubahiro cyayo. Ariko biratangaje, njye ndeba televiziyo zo hanze nko muri Amerika, perezida wa Amerika iyo yagiye ahantu kujya kubona ukabona abantu barize barambuye amaboko, abandi baba bigaragura, uwakozeho uwo munsi ntararakarabye, ndavuga ati reka da perezida yankozeho. Uretse ibyo no mu rusengero hari abantu basingiza abayobozi. Ibi ni ibigirwamana birimo gukoreshwa muri ino minsi mu kuramya mamoni, entre parenthèse amafaranga n'ubutunzi. Abantu barimo bararamya mamoni. Se kudaheruka muri repetition rero Kigali yaranze, urabona ubuzima bwaranze, amafaranga yarabuze. Burya najyaga nza kurepeta nari mfite amafaranga menshi, ubu byaranze kubera ikigirwamana cya mamoni.
hari abayobozi b'itorero bahinguka ku rusengero ku isabato batazi ibintu byabaye no mu mibyizi, birukira gufata amatangazo no kuyasoma no gushaka gushyiraho amabwiriza, batazi n'iby'inama zabaye. Amafaranga twamaze kuyaramya. Umuntu arafata udufaranga tunshiranye, noneho napfa sinabaho. Amateraniro nimwayaretse se mu mibyizi muracyaza? Reka dusoze amavunu urebe. Ab'Imana yacanyemo umuriro bazakomeza kwinjira hariya, kuko Imana ntigira umubwiriza w'igihangange. Imana buri muntu wese uyemereye igira gute? Ntamukoresha. Ubwuzu ufite muri ano materaniro bukwiye kugaragara no mu byumweru amateraniro azaba adahari, kuko ntago muza kureba umuntu, muza ari Imana ibazanye kugira ngo ibaganirize mu ijambo ryayo. Umuntu uwo ari we wese Imana yatoranyije, yaba yarize atarize, yaba afite amafaranga yaba atayafite, iyo Imana yamuhaye uruhimbi ngo avuge, iranamuhagararira. Yarakomeje avuga yuko ngo ndetse no mu kurutisha inyigisho z'ubuhanga, siyanse, ukuri ko mu byahishuwe. Igitabo cy'ibyahishuwe turagifite, nta mwanya wo kugisoma, ahubwo ibyahishuwe abantu barimo barajya kuri interinete, muri siyanse. Hari ikibuye babonye, icyo kibuye babonye kizagongana n'isi ku itariki iyi n'iyi ukwezi uku n'uku. Nyamuneka abantu mwese aho muzaba muri, muzasenge cyane. Mesaje zirimo zirajya kuri WhatsApp, musenge. Hari ibuye ryabonetse rizagonga isi ejo ninjoro, musenge cyane kugira ngo Imana irihindukize rigwe ku rundi ruhande. Iyo tugiye mu gitabo cy'ibyahishuwe, igitabo cy'ibyahishuwe kitwereka guturuka Imana irema kugeza icunguye umunyabyaha. Ibi byose ni ibigirwamana. Siyansi yamaze kuba ikigirwamana. Umuntu arimo ararangiza kaminuza, yarangiza kaminuza, abayobozi b'itorero akabona n'injiji, korari yabagamo akayivamo, yarangiza mbere y'uko abwiriza akabanza akavuga amatitere, amashuri yize n'uburemere bwayo. Abantu barenze bakazunguza umutwe bati tugiye kwiga kabisa. Siyansi. Kumva yuko ubwenge bw'isi wize mu ishuri ari nabwo bugomba kuguhereza urufunguzo rwo kugira icyo ukora mu nzu y'Imana, ntago ari byo. Itorero ry'Abadivantiste, itorero ryiza Imana yashyizeho mu gihe kibi kugira ngo ibibi biriho bihagarare. Iri torero umuhimbyi umwe yarihimbiye indirimbo, arangije aririmba ngo irembo ryugururiwe abashaka iki? Ngo abakire n'abakene bose bagire gute? Yego. Muri kiriya gitabo paje 564 nawe yaranditse ngo Satani azahagurukiriza umujinya itsinda rito ryanga kwemera imigenzo n'imihango byabaye gikwira. Abantu bafite imyanya ikomeye kandi ibi byamamare bazifatanya n'abatumvira amategeko y'Imana n'inkozi z'ibibi, bajya inama yo kwibasira ubwoko bw'Imana. Ubutunzi, ubuhanga n'amashuri yizwe bizafatanyiriza hamwe kubapfukirana kugira ngo bagire igisuzuguriro. Ibintu bingahe? Bitatu bizakoreshwa kugira ngo amahame y'Abadivantisiti n'ukuri kwabo kutagaragazwa ku isi. Icyambere kizakoreshwa n'ubutunzi. Ubu abantu bagiye gusonzeshwa nk'uko inyamaswa zo muri Daniyeli za ntare zasonjeshejwe, kugira ngo inzara nimara kubica uzabasukamo amafaranga bajye bahita bakora icyo agize gute? Cyababwiye. Ubutunzi bugiye kwifashishwa, ubuhanga n'amashuri yizwe bizafatanyiriza hamwe kubapfukirana ngo bagire igisuzuguriro. Abatware, aba ni abanyapolitike, abagabura, aba ni abayobozi b'amadini na bamwe mu bagize itorero bazaba batoteza, bazafatanya bacurira ubwoko bw'Imana imigambi mibisha. Bazashaka uko barimbura ukwizera kwabo bakoresheje imvugo, inyandiko, kubagira urw'amenyo, kubakangisha no kubakoza isoni, kubwo kubavuga ibinyoma n'amagambo atera uburakari. Abantu bazatera rubanda kubahagurukira. Amafaranga afite akazi? Yego. Kagiye ikintu mbabwira, amafaranga yawe nutayakoresha mu bigendanye n'ubuzima Imana yaguhaye, amafaranga yawe nutayakoresha mu nzu y'Imana, uzisanga arimo gukora akazi ko kurwanya Imana. Inyandiko z'ibanze twihute.
paje 66 ku isubi ya mbere. Mu gihe cy'akaga inzu n'amasambu ntacyo bizamarira abera. Mu gihe cy'iki? Ni uyu munsi cyangwa ni mu gihe cy'akaga? Ndabasabye mujye mwumva ibyanditswe neza. Ntago uyu munsi turi buhagarike kubaka amazu. Ntago uyu munsi turi bubuza abana bacu kujya mu mashuri. Ntago uyu munsi tutari bubika amafaranga kuri banki. Ntago uyu munsi wa none tutagomba guteganyiriza ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Uyu munsi tugomba kubikora ko turi ibisonga by'ubwenge. Ariko mu gihe cy'akaga, igihe akaga kazaba katangiye, iyo tuvuze akaga tuba tuvuga akarengane, inzu n'amasambu ntacyo bizamarira abera, kuko icyo gihe bazaba bagomba guhunga imbere y'imbaga nini izaba yabarakariye, kandi icyo gihe ntibazaba bashobora kwikuraho ubutunzi bwabo ngo buteze imbere umurimo wo kwamamaza ukuri kugenewe iki gihe. Neretswe ko ari ubushake bw'Imana ko abera bakurirwaho ibibaremerera byose mbere y'uko igihe cy'akaga kigira gute? Kigera. Abamarayika bafite inshingano yo gutuma nta kintu kituremerera. Abantu bagiye, abantu basenga, abantu babana n'Imana, abantu babana na Yesu mu rwiherero, bakabona umwanya wo kuba mu nzu y'Imana. Imana bagiye kuyikunda ibabera ubutunzi, n'ubundi bagumana amafaranga, ariko amafaranga atari yagize gute? Abagumanye. Ikindi uretse icyo ngicyo, nibashyira ubutunzi bwabo ku gicaniro kandi bagasaba Imana kubashoboza inshingano yabo babikuye ku mutima, Imana izabigisha igihe nyacyo cyo kwikuraho ubwo butunzi. Amen. Ariko birasaba ko ubutunzi tubutamba. Ubutunzi bwacu tugomba kubutamba ku gitambiro cy'umurimo w'Imana. Ariko uyu munsi wa none umubwiriza asigaye ahagarara, pasiteri asigaye aza, wajya kumva abantu baravuze ati bagiye kuvuga iby'amafaranga ubwo yaje. Ubu dufite abantu bashaka yuko ubutumwa bwiza bubwirizwa abantu bakwerekwa imisaraba. Dufite abantu bashaka yuko babwiriza ibintu bidasanzwe bisekeje bigize gute, ariko iyo uzamuye icyigisho cyitwa amafaranga n'umurimo w'Imana uburyo ukeneye inkunga, abantu bahita batangira bati wamwumvise ko nawe yabaye nkabo. Ubu dufite abantu bashaka agakiza katagira amaboko, kadatuma bakora mu mufuko. Kagira ikintu mubwira, mu nzu y'Imana nibakwaka amafaranga gukora ikintu, jya uyatanga, icyo kintu kive mu nzira. Ariko turimo turakererwa cyane. Niba tugiye kubaka inyubako, amafaranga waba uyafite, warangiza ukazaza uvuga ngo ayo abandi batanga nanjye ndiyo ndi butange. Imana yaguhaye gutunga miliyoni 100, undi muyobozi muyoborana imuha miliyoni 10 nizo zimutunze. Wa undi wa miliyoni 10 avanyemo 50,000 aravuze ati aya ngaya ndayatanze. Nawe wise utangira uti ubwo yatanze ariya nanjye niyo ntanga. Kagira ikintu mubwira, bijya bibabaza Imana iyo yaguhaye ubushobozi ntubukoreshe. Mu nsengero harimo abantu bafite uburyo butatu. Hari abantu bameze nk'urutare, bicaye baba baje ari abarakare, ibintu by'Imana nta kintu babirebaho, ntubabwira amavuna, ntubabwira icyacumi, ntubabwira amaturo. Kugira ngo bagire icyo batanga, urutare bisaba kuzana urutambi, ugatega, wamara gutega ukabwira abantu uti mwese mwegereyo. Bajya kumva bakumva umusozi uranishe, hipo. Iyo urutare rumaze guturika, urutambi rurangiye, bayiruka bajya kureba amabuye abonetse. Hari igihe ugenda ugasanga urutare rwakuhaye akabuye kangana gutya. Hari abantu barekura mu nzu y'Imana bitewe n'uburyo babwiwe nabi. Oya, uyu mugabo mikoro ntari buyerekure, reka nemere nitanga 10,000. Abo ni abantu bameze nk'urutare, nta mugisha bafite. Aba kabiri ni abantu bameze nk'iponji. Iyo ufite utuzi dukeya, iponji ukayirambikamo, na twa tundi duce uratubona. Harya kugira ngo iponji iguha amazi bisaba ikintu, gukamura. Urakamura ugakanda, utuzi tukavamo, wayumva ukumvira cyatose, ukongera ugakamura. Reka mbabwire, kubera ubupagani bwinshi
mugiye kuzaza mutuma abayobozi b'itorero bakamura kandi atari ngombwa. Mugabanye ubusambo. Satani yatwambitse amarinete atwereka yuko isi irimo kudusiga, arangije atwambika n'andi yerekana ko mu nzu y'Imana ibintu byarangiye. Ariko ubundi ubu baratwaka amafaranga y'iki? Ejo bundi ayo twatanze ari hehe? Abantu ba gatatu ni abantu bameze nk'ubuki bw'ikinyagu. Iyo ubuki bwamaze kuzura umuzinga, burajojoba, ubukuramo, ejo wagaruka ugasanga burajojoba, bwo ubwabwo nibwo bukwereka yuko igihe cyabwo cyo gusarurwa cyagize gute? Cyageze. Hari abantu b'Imana bahora bavuga ngo aho Yesu azanyobora niho nzishimira kugira gute? Ngaya amaboko yanjye yakoresha uko ushaka, ngubu ubutunzi bwanjye nabwo sinzagira icyo ngira gute? Nkwima. Abangaba bashyigikira amavuna, bagashyigikira kubaka insengero, bagashyigikira gufasha, bagatangira ibishoboka byose kugira ngo umurimo w'Imana udaseba. Uyu mugoroba nshobora kuba nigisha icyigisho kibishye. Barivuge batari kuse, uyu mugabo noneho uko yari asanzwe abwiriza noneho ibi byaje bite? Inyigisho yitwa gukora ku mafaranga umuntu akayatanga mu nzu y'Imana ni inyigisho abantu batagishaka. Uretse iki, ndagira ngo mbakangurire kuba ubuki bw'ikinyagu. Niba muri wowe Yesu yarashyize imigisha no kumenya uburemere bw'inzu y'Imana, nutanga n'ubundi uzakomeza ubone. Mu bahanuzi n'abami paje 608 Ellen White yaranditse ngo iki? Imigenzo y'isi yo umukristo agomba gufatiraho icyitegererezo, siyo umukristo agomba gufatiraho icyitegererezo. Ntabwo umukristo agomba kwigana n'imikorere yayo ikarishye, kugwiza imitungo kwa bisi bivuye mu buriganya ndetse no kwaka inyungu z'ikirenga bibaranga. Igikorwa cyose cyo kurenganya gikorewe umuntu mugenzi wawe ni ukwica itegeko ry'izahabu. Ikibi cyose gikorewe abana b'Imana kiba gikorewe Kristo ubwe binyuze ku ntore ze. Kugerageza guca urwaho ubujiji n'intege nke cyangwa ibyago by'undi byandikwa mu bitabo byo mu ijuru ko ari uburiganya dukoze. Guprofita ubujiji bw'iki? Bw'umuntu. Umugabo n'umugore bakani barumvikana ko bari bugurusha ikibanza, warangiza ukabwira umugabo utari ko umugore wawe gutegeka ati ibibanza biramureba, ngwino nguha amafaranga. Umugabo yashwana n'umugore batarumvikana, ugahita umupfumbatisha 100,000 uti wowe banzu yakenyerereho aya ngaya, ugenda ugane n'umugore, nta kibazo nimwumva mutagurisha uzayansubiza. Umunyagwa akagenda agahita akubita inkoko atayiherukaga, umugore yarangiza akamuhobera avuga ati umugabo arimo arakora neza muri no minsi. Wa muntu akazaza ati rero byagenze gute? Ati umugore yambujije ko tuhagurisha, zanira amafaranga. Rero akagira gute? Guprofita intege nke z'umuntu. Mu ijuru bibarwa nk'ubujura. Guprofita ibyago by'umuntu. Umuntu yarangiza n'umumotari mugenzi wawe, moto ye igize ibibazo byagomba gukemurwa n'ibihumbi 200. Yarangiza wajya kubona ukabona agize ibyago, ni mugenzi wawe mwakoranaga, aho kugira ngo uyamugurize wenda uyifate uyishyire iwawe umubwire uti nagufashaga, genda umpigire ibihumbi byanjye 200, uzugira gute? Uyitware ko ari kugira ngo umufashe. Ahubwo uhita umubwira uti none kubona barimo kukwaka 200 wakongeraho 100 nkayitwara. Umugabo we yafungwa, babura icyo bagemura, ugahita umugira inama uti nkurikije ibibazo urimo, njye ni nkawe nanagurisha inzu, kuko umugabo nafungurwa, shaka uburyo ugurisha inzu, ushaka umuntu w'umunyamategeko abikurikirane, ushake twaruswa ku ruhande. Umugabo niwe wayubatse, nanafungurwa azagira gute? Azayubaka. Ugafatirana umugore umugabo adahari, ukaba wicaye mu gipangu uradamaraye, ufitanye ikibazo nijoro. Umuntu wubaha Imana by'ukuri yagombye gukora amanywa nijoro kandi akarya umugati w'ubukene. Muvuge ngo amen. Mu bintu Imana igiye kuduha, izaduha kuvunika,
ndetse muri iki gitabo bavuze yuko tugomba gukora amanywa n'iki nijoro. Ariko icyo nashaka kubabwira ni kimwe, nubwo wakora amanywa nijoro ngo ugire icyo ugeraho, wibuke yuko abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo ntibaruhuka ku manywa na ryari na nijoro. Saba Imana ikwigishe kuruhuka, kuko ubu twatangiye kubona amafaranga, turwara n'indwara zigendanye n'ayo mafaranga. Urimo uricara ugakorera amafaranga miliyoni 20 zabaho, wakwicara waryama umutsi wo mu mutwe ukanga, mu gitondo ukabyuka wabaye paralize, ururimi rwasohotse. Faisal bati ntacyo twakumarira, barangiza bati tega indege yihuse mu Buhinde, miliyoni 16 ukazitayo, warangiza izindi 3 ukaza mu ndege ugasigara na miliyoni 1, ukira ya mafaranga yashize. Mwige kuruhuka, ariko mwige no gukora. Muri uyu mugoroba Imana iturebe neza kandi Imana idufashe. Ngibi by'ubutunzi n'iminsi y'imperuka, abantu bakwiye kwiyubaka ku Mana cyane, bagasaba Imana yuko imigisha ibahaye itagomba gutuma bajya kure yayo. Muri uyu mugoroba Imana itugenzure, kugira ngo ubwo tugiye gukoresha imbaraga kugira ngo tugire icyo tugeraho muri ubu buzima, dushimire Imana ko ari iduha imbaraga zituronkesha ubutunzi, kandi dusezerane n'Imana ngo nta kintu cyanca mu nzu yawe, yaba ubukire, yaba gukomera, yaba kumenyekana, yaba akazi gakomeye, nta kizambuza kubona umwanya wanjye nawe. Sezerana n'Imana iryo sezerano mu izina rya Yesu. Amen.